Hello guys, meze mute abantu badukurikira kuri Naomie Dadu TV yacu murakaza neza. Ni buri mushyashya hano tuvuga ku bintu by'umuryango, imisatsi n'ubuzima busanzwe, urakaza neza. So muri kumbona ubundi ngende mwe mu kwirya ubundi abantu mwirya muri he muzamura agatoki shangiye nkunda kwirya ko ntabyo nzi. Mwazambwiye ukuntu umuntu yirya nkirya nk'ukuntu bimera. Iyo mbigerageje isoni ziranyica. Meze mute murakaza neza rero iwacu. Mbona comment wabyaye iki ukutatweretse umwana mana yanjye. Nkibaza igihe nakoraga nuze yo kureba igitsina cy'umwana ntabwo mwarebye ntabwo mwaturebye. Nabyaye umuhungu, yego nabyaye umuhungu bose igiye kubereka umwana nabyaye, umwana wa kabiri wanjye ngiye kumubereka. Iyi video rero usabwa kuyireba ukayirangiza kubera ko ni video uri bukunde kandi muzikunda konsa neza muri kamashyari. Niba nta shyari uvuga iti muri comment nawe urasa neza. Sinambaye nk'aba mama, subwa mbere mumbonye nambaye gutya nk'aba mama. Bya kuzana umwana ariko ngiye kubabwira inkuru y'ibintu nabonye nabyo byambayeho, hanyuma tunareba umwana. Iyi video ntigucike, niba uri umukunzi wacu ntigucike. Ciao ciao. Kandi nawe ukiri kwisi asiyo nibikunda moyo kandi nibinanga mana ndamukanguye umwana wanjye bamubona umwana wanjye kumwumva ntarabyaye mwumva bimeze bite. Mfite icyuki cy'umuhungu rero abantu babazi ko ari umukobwa kandi ari umuhungu. Asiyo nibikunda guys, mwicare mwige. Hari gushaka gukanguka ndamukanguye ngo mwabona mugiye ngo uko ubonye umwana mwibeshye. Umusore n'umugabo tuganira hamwe iyo mudakunda mudahema kutwereka urukundo mudukunda intangane gato uri ku mwana. Tugiye kujya kuryama mu kanya sinakabonye. Ndema kwiga ko mudukunda, turabakunda natwe. Niba uri mushyashya hano tugwaye ikaze. Umushi ndashaka kubatera story rero y'ukuntu nari meze ntwite. My story yanjye ntwite, ibintu byambayeho, challenge nagize mu gihe nari ntwite no kugira ngo numwite, n'ukuntu mwabonye ntakoraga abandi bakora kugeza babyaye. Iyo story rero ushaka kubyumva cara wiki kugira ngo umwana wari nze mba history. Cara wiki nkuko rero nababwiye nakomeje mbabwira ko ngiye kubabwira story zanjye ukuntu byagenze. Wari wumva mu buzima bwawe wumva ukeneye umuntu wicaye nahinga nabyo amabaze rwose si ibintu byanjye. Wari wumva mu buzima bwawe wumva ukeneye umuntu wakuba hafi, kumva ukeneye umuntu wakumva nubwo waba ufite amakosa cyangwa amafuti, ukumva ukeneye umuntu wabibwira akavuga ati I understand, utakubraminga, utavuga hari situation ugeramo ukumva ukeneye umuntu ushaka kubwira ati n'urugero nakoze ikintu kibi wenda nk'urugero nakubise umuntu
sibyo cyangwa ikintu kibi cyose wowe wumva utekereje nakubise umuntu nahita akubwira ngo kuki wamukubise kuki wishe umuntu kuki wakoze iki wa muntu nyine ukumva hahandi undi muntu atakumva simvuze ngo muzice murambabarira ikintu kiremereye nicyo navugaga umuntu ashaka kukumva nakubureminge ko buze ukuntu nabivuga ariko nyine muri kubyumva. Iyo sitasiyo rero nigeze nyigeramo nkerera umuntu nabwira ngo ayumve ntabwo ari uko umugabo wanjye atari ahari ngo mbimubwire ahubwo uba ukeneye someone like best friend cyangwa umuntu w'inshuti yawe cyangwa se whatever ukuntu wabivuga kose best friend inshuti magara yawe donc atari umugabo wawe ndi kuvuga atari umugabo wawe umugabo wawe muziranyeho ibintu byinshi so abazi what's going on kuri wowe ariko abakeneye nawe kugira someone uvugisha sinzi niba ibyo bintu mubyumva. Hari abagabo badakunda abagore nyine ko bagira agakungu for me ntabwo ngira agakungu nta nubwo ngiye ibintu by'agakungu mbikunda. Ikiganiro wicare wige wumve n'ubwa mbere ngiye kukivugaho. Njyewe ndi umuntu kuva kera mu wanjye yankubitiraga agakungu yambona n'umukobwa akankubita wa mugore we yambona n'umukobwa akankubita wa mwana we abagore simbashaka abakobwa simbashaka mugakuru nkura numva ntakeneye abakobwa ko tugendana n'abakobwa numva nyine nuko ni wanjye nkashaka sinakurukuru ndi wanjye kugeza n'ubu abantu bazi wanjye baba bazi bari 2-3 ntabwo bajya barenga uwo mubare. Sinzi niba mujya munareba muri video zanjye z'ibiro biba byabaye wanjye nta bagore mubonamo sibyo ntabwo ari uko ntazi ko bana nta nubwo ari uko ntashaka abantu oya ntabwo ari cyo kibazo. Ikibazo ni ese ndazana umuntu mu buzima bwanjye dutangire dushwane atangira n'ibintu nyine biteye ubwoba abakobwa murabaza n'abagore. So hari igihe rero kigera ukumva ntabwo ukeneye inshuti ariko n'igihe kigera ukumva you need someone niyo yaba ari umwe ukamugira ngira abavandimwe tukaganira tukaba inshuti n'abavandimwe banjye ariko someone hari umuntu ukeneye sizi muri kubyumva uwo muntu bamwita best friend bamwita iyo ijambo best friend ni ijambo njye numva navuga like ni ijambo rivugika byoroshye ariko rifite uburemere bukomeye mu ngiye kuri njyewe. Njye ngira inshuti nimvuga inshuti wumve ko ari abantu tuziranye sibyo kugira ngo tugendane. Ngewe muri telefone yanjye Naomie bafitemo abantu tuziranye benshi bageze nko ku 2,000 cyangwa 1,000 cyangwa binarenga ariko abantu turaziranye gusa ntabwo ari my best friend. So icyo gihe rero umuntu ashobora kubona kuri stati wa postinze yuko uri okay good ariko mu mutima ntagazi ikintu kiri kujya mbere. Hari igihe umuntu agira agahinda cyangwa se akagira akababara kumva kereka afashe nka vuvuzera akayibuza akumva aruhutse. So igihe cya mbere rero ibyo bintu bikunda kumbaho ngewe inabyaye. Ababyeyi badukurikira babyaye sinzi n'ibyo bintu bijya bibabaho. Ngewe bwa mbere ntumbyara nari ntwite Archie umwana wanjye wa mbere. Icyo gihe ntwite nari mfite amahane menshi nagiraga amahane menshi nkumva ibintu bitari kuri gahunda bitari ku murongo nkumva ntabwo mbishaka nkumva ibintu byakagenze uko ngewe nshaka ntumbwire nyine ngo bigenda uko nshaka. Nari mfite amahane kandi bwari ubwo bwa mbere ntwise ngiye kubyara nitwa mama. So icyo gihe rero naratwise harimo n'ibintu by'ibirozi narabivuze kuri YouTube kuri Sabe mvuga ukuntu bandoze narabivuze ndabyimba amaguru noneho muri ya depression yo kumva ko nabyimbye amaguru
n'uburozi n'ibiki ngiye no kubyara nkumva sizabyara neza, nkumva ntari ikintu kizambaho, umwana wanjye azagira ikibazo se cyangwa nanjye nkigire. Ku bw'amahirwe n'imbabazi z'Imana nza kubyara, mbyara umwana mwiza mwaramubonye kandi w'umuhungu, noneho nta kibazo nigeze ngira mu kubyara. Ino sasa umuntu arabyaye, numvaga icyo gihe nzasurwa nkasurwa kuko kurumva nagiye kubyara kwasaba abantu benshi banzi inkuru bayizi. Ikintu ngiri kunsetsa no ukuntu ndi kuvuga cameraman akikiriza nk'andi kubwira cameraman baranwikiriza. Urumva inkuru yanjye yari izwi kwa Sabe, urumva hari abantu benshi banyandikiye Naomie turi bashiki bawe n'umugabo wawe, dufate nk'abashiki ba Dadu, turagukunda, tuzakuba hafi. Naomie nukuri ndi inshuti yawe, anytime you call me nzaba mpari. Naomie numvaga mfite inshuti nkabyitiranya. Abantu nakuye kwa Sabe bose bakambwira ati Naomie nukuri uri umwana mwiza, nukuri inkuru yanyu irambabaje, nifuje kuyumva, nifuje kugira nk'inshuti yawe mu buzima bwawe. Urumva mfate nk'aho ndi mushiki w'umugabo wawe. Nagize abantu benshi pe, n'ubu bari muri phone yanjye kandi ntabwo mbavuze izina ariko barigize, kandi nta n'umwe uje kublaminga, ahubwo nje kuvuga ko hari ibintu umuntu yishyira mu mutwe bidahari. Urumva mwihanganira ari gusakuza. So ubwo numvaga nimbyara kubera inkuru yanjye yari izwi cyane, abantu benshi bayizi, numva nimbyara nzabona abantu mu rugo iwanjye benshi. Ngiye nayo ifite ikibazo cy'abantu idakuba ko nta na famille y'umugabo ngira ngo ibe ndihangana nyine bari bamamagaye, nta kundi byari kugenda. So ndi kubaha inkuru, ntabwo numvaga iyi nkuru nayibaha nonaha, ariko byabaye ngombwa ko iyi nkuru nyibaha gutya. Sinzi ngo irarangira ku gice cya mbere cyangwa cya kangahe, ariko numva ariko napanze kuyibaha. Muri kumva rero nk'umuntu utagira famille y'umugabo, utarageze ahembwa, utarigeze agira abantu mu buzima bwe. Guys, abantu ni beza kubagira, ariko abantu beza bana abantu babi. None ko inkuru yanjye rero yari iri hanze, nkumva abantu benshi barankunze, nkumva nzagira nk'abantu 1000 wanjye, nzajya nsurwa ahubwo sizabona aho mbashira. Noneho njya kubyara ndibukana by'umugabo wanjye ngo rero Dadu, kubera abantu bazadusura turahindura intebe. Njyewe nkunda guhindura salo buri gihe, buri mwaka turahindura intebe. Nkunda nyine ibintu byiza, ntabwo nkunda ibintu ngiye pe bibi, mbashaka guhora ndi mushya. Tugomba guhindura intebe. Urumva izo twari tumaze nk'umwaka tuzifite, kugira ngo abantu nibaza batazahorana bicara. Sinzi niba video zanjye za mbere mwibuka nafite intebe z'icyatsi kibisi nini cyane ku buryo hari muri salama harimo n'izindi. Narapanze intebe nyinshi ku buryo nyine abantu banjye nibansura numvaga nzasurwa ku buryo nyine bazabura aho bajya. Igitangaje rero, nari mfite my best friend, umuntu nitaga best friend icyo gihe. Mbyara sinamubonye, ntabwo twari tumeranye neza, ariko sinamubonye. Ariko nibuka ko mara kubyara ari we muntu nahamagaye nkamubwira ngo nabyaye. Ntabwo ari njye wamuhamagaye, nabwiye umugabo wanjye ngo amwandikire ko nabyaye. Nangeze ahantu nababwiraga ko igihe nari ndi kubyara uwo munsi, amaze kubyara nabwiye umugabo wanjye ngo please bwira my best friend ko nabyaye. Amwandikira message ariko ntiyaza. Navuye mu bitaro, navuye kubyara nyine, nta muntu n'umwe uje kundeba. Ntabwo ndi kuvuga ibi bintu ngo mbabwire ko mfite ibikomere, no, ntabwo ndi kuvuga bino bintu ngo mbabwire ko nkeneye, ndi kuvuga my story, sibyo? Pana kuza kumbwira ngo Naomie izo mwe ntango nyizishaka, Naomie so sorry, nta bantu ufite, nzagwa gift. Babe, apana.
ubwo naratashye ngera mu rugo kuko negereza abantu ngo bazazana ndaheba bakajya bambaza umwana yarakuze, umwana ameze ate. Nibwo ubwenge bwanjye bwagize igihe bujya ku gihe, ariko ubwenge butarajya ku gihe nararwaye ndwara depression. My dear friend, ntuzarwara depression. Mana, depression mbi we, depression yawe kwica ugapfa ariko ugapfa ukajya mu butaka bakaguhamba bakagushyingura kubera Imana. Guess what? Byagenze gute? Icyo gihe mbyana umwana wanjye wa mbere, natangiye kubona nta bantu baza mu rugo, ariko my dear, buriya Imana ireba izaguruka bica amababa, ntararengaho. Njyewe mfite umugabo utameze nk'abandi. Reka mbe nk'aba mugore, njyewe mfite umugabo mwiza ku buryo umugabo wanjye nza kuba ntamufite ni ukuri mba narapfuye. Ntabwo ndi kuvuga ngo umugabo mwiza like ngo mvuge ibindi. Ni umugabo understanding situation yose ugezemo. Donc niba uri mu kababaro arabyumva, niba unezerewe arabyumva, noneho uranagufasha kumenya ngo ndakora iki ngo amere neza. Imagine depression nari mfite, ntabwo nafataga umwana wanjye, numva Jesus bari kumamaga. Ukuri mukomeze kwihangana kubera ko ndahamagarwa buri kanya telefone kandi sinayikuraho kandi bukuyikoresha ku majwi murihangana. So nandi kuvuga ukuntu mfite umugabo understanding situation yose ngezemo. Ubwo narabyaye, mama wanjye yari ahari, niwe muntu wamfashaga umwana nkaryama kubera ko nari nkeneye kuryama kuko nari ndushye, kurumva hari harajemo n'ibiyozi. So umugabo wanjye rero depression imfashe, ntabwo nari kubibwira mama cyangwa barumuna banjye. Ntabwo hari ukuntu umuntu atandastandinga ibyo uri kunyuramo, ntabyumva akavuga so bayigira ibiki, sibyo? Ubusingu ibi ni ibintu birenze. Hari ukuntu umuntu mu connecting bagita gute, kuba connect ako kanya akabasha kumva ukomeze ako kanya. Umugabo wanjye rero nuko yarameze, yumva gukomeze ntanamubwiye ntanavuze. Imagine ko depression yandandenze naragandira, wambaza ngo niki kikuriza nkakubwira I don't know. Ntabwo icyo gihe nari nzi depression, nabimenye nyuma. Nataka numva abantu bavuga ngo depression, ariko nkagarika abantu baba hasi. Depression ngo wabuze iki? Waba ufite ibiryo, ufite umugabo, ufite iki, ukabigira my dear, mu nda nikure mujye mwisha mu nda. Depression se niba ahubwo bikakurenga, ahubwo ukajya wibaza niba ari wowe bikakurenga, utatoragura amashashi. Uyu udafite abantu watoragura amashashi. Urumva ukuntu byagenze, nirwaga ndira nkararandira. Kuwambaza nkakubwira ntabwo nzi impamvu meze gutya. Umutima wanjye wari ufite ibyiyumvo ntigeze ngira kuva nabaho, nkumva mfite agahinda, nkumva ndababaye, ariko wambaza ngo wabaye iki, nkumva sinzi ikintu cyo gusubiza ako kanya. Ukuntu byagenze ni gute? Nasabye umugabo wanjye icyo gihe umwana yari afite amezi 2. Imagine amezi 2 yashe. Amezi 2 njyama. Mbwira umugabo wanjye nti mugabo rero nkunda, twashakanye dukundana, ntabwo meze neza, nkeneye kujya kuryama samoya ariko sinjyana uruhinja. Arankundira ati tujye gushaka ahantu ujya kurara. Imagine ariko kuva mu buriri bwawe ukajya kurara ahandi hantu utari kumwe n'umwana n'umugabo. Numvaga ndi buturi ku mutwe, numvaga ntazi icyerekezo ndimo, numvaga ngiye nko kuzasara. So twaragiye, umugabo wanjye niwe wandepoje aho nari burare muri iyo hoteli. Aransezera, atwara imodoka n'umwana n'uruhinja, ndabasiga nawe ubwe ndamusiga. Nta n'ikintu kimwe nari nitayeho. Ndagenda ndamubwira rero ndakoraho telefone. Yari abizi aho ndi, yari ahazi. Naragiye ngeze muri icyo cyumba,
ndeba kumba urumva ibyumba byo muri hoteli ukuntu biba bingana biba ari bitoya, ndeba kumba mpagazemo, nsize uburiri bwanjye bwiza, nsize umwana wanjye, nsize umugabo wanjye, numva ntazi ikirere ndimo, ndeba ukuntu nakuze, ukuntu nabayeho, ndeba ukuntu nagerageje kuba umuntu mwiza ku bantu, ndeba ukuntu abantu baguhimbira ibintu. Urumva iyo ufite depression ntabwo ari depression y'ako kanya, iyo ibintu bikubaye ako kanya, ubwo izura ibintu bya kera, ibintu byose wagiye unyuramo, ibyo wanyuzemo utarabyara ukiri umukobwa, na depression y'umubiri wawe, ukuntu umubiri wawe wahindutse, utakiri ufite mu nda zeru, utakiri mwiza nka kera, ukenda nko gusara. Ndahagarara muri icyo cyumba ndumirwa. So hanyuma nari mfite amarira n'agahinda ku buryo ntazi ukuntu nabigusobanurira. Urabona nagiye muri dushe mfungura amazi ashyushye, iyo amazi ashyushye agutwika ukaba umutuku, nari nko kwibabaza, nko kwikubita, nko kwigihana, nkavuga ni ibi bintu ndabyanze. Ndavuga ngo ibi bintu nahagaze mu mazi gutya, nari mfite ibisuko byanjye by'umusatsi wanjye biryamye, by'imisatsi yanjye, ku buryo rwose nari ngombaga kumenamo amazi nta kibazo. Menamo amazi ndahagarara, ntabwo nari ndi koga, mpagarara gutya muri dushe, amazi amenekaho ashyushye atwika, uburyo nibonaga ndi kuba inyama z'umutuku ndi gushya, ariko ntabwo nabyumvaga. Nari ndi kurira handi. Urabona umuntu ari muri dushe narira, ntabwo umuntu abona amarira, kwibona amarira ndi gupfuna, numvaga ntabishaka njya muri dushe. Ndarira, amazi arantumika, ndarira bimera nabi. Noneho kwa koga muri dushe amazi ari kunwika, n'agahinda n'ibiki byose, niba byaragenze gute ntabwo mbyibuka. Naje kumva bankomangira aho nari ndi, niba bari banzaniye ibiryo sinibuka, ariko bari banzaniye ibiryo kuko nagiye muri dushe maze gutumaho ibyo kurya. Nari maze iminsi nk'itatu ntarya, nagiye aho ngaho ntararya, muri hoteli ntararya. Mu gukomanga nibwo nagarukiye ubwenge, mbona nabaye umutuku ahantu hose, umutuku nyine mu mubiri, amaraso ari kugaragara mu mubiri ko amaraso yaritse kubera nyine ubushyuhe bwinshi. Mupa amazi, ndafungura, bazana ibiryo, ntabwo nabiriye. Nicara ku buriri ndireba ukuntu natukuye kubera amazi ashyushye, niba harimo n'inzara n'umunaniro n'ibitotsi, ntabwo nzi ukuntu byagenze. Nararyamye nkanguka ndi kwa muganga. Umugabo wanjye yaraje, oya ukuntu byagenze ntabwo nakangutse ubwo ndi kwa muganga, aho ukuntu byagenze ngewe ubwanjye numvishe ntameze neza. Nuvuga ngo nagiye mu mazi koga, koga kwimenaho amazi, inza natukuye, kandi bwari bumaze kuba nka saa 2 z'ijoro. Kandi ahantu nari ndi muri hoteli niba amansera, ntabwo nuvuga ngo ntabwo saa 3 z'ijoro, nuvuga ngo bwiyo bwije barafunga, nta muntu wemerewe kwinjira cyangwa gusohoka, niba muri kubyumva. Ni inuze y'abamansera, hoteli y'abamansera. Noneho bigera gusubiye mu myaka, bagatuma ntaragurika buri kanya, muri ihangane. Nangeze ahantu mbabwira ko aho nari ndi nyine ndi muri iyo hoteli ari mu bamansera, atari mu bigo bisanzwe, ku buryo ufunga nimugoroba nyine winjiye ntasohoka, urasohotse ntinjira. So ubwo icyo gihe rumva hari hageze nka saa 6 z'ijoro, ndibuka saa 6 z'ijoro gutyo, sinari bugire Dadu ko numva ntameze neza, yari guhangayika, akagira gute akasiga umwana, namusiganye umwana, numvaga ntabishaka ibyo bintu. Ikintu cyari gukorwa rero nuko numva ndibijyanye kwa muganga.
kandi ahantu ndi mu masera ntabwo mu masera ndi bubabwiye ngo ndashaka gusohoka ntabwo bari bugende kandi nari ndembye umubiri wanjye urumva wari urimo amaraso wuzuyemo amaraso ndi gutengurwa ndi kuruka amaso yabyi abantu nyine bafite amaso manini murabizi mubyuka mwabyimbye iyo mwari amaso yabyimbye meze nk'igisimba nahamagaye kuri reception ntago bitabye kandi sinabashaga kugenda nakoze ikinafashe urugi nari ndimo ndarukubita ndarukomanga nyine cyane kugira ngo bumve ko hari umuntu ukeneye ubufasha hejuru ko nari ndi hejuru umuntu arasa nk'umuntu wari uri muri reception ariko utakora ngira ngo ni wari warayizamu simbigibuka ariko ndumva ari umuntu wari uri muri reception uko icyo gihe yaraje aramfata arambazana iki kibazo nabwo nkeneye kujya kwa muganga n'iryo jambo navuze aramanuka hasi ajya kunshakira urufunguzo rwo gufunga ko hari yafunze tubura urufunguzo sasa ikibazo cy'uru rufunguzo kugira ngo nsohoke umuntu wari yari yatashye umuntu ukora kuri reception kandi atwaye imfunguzo kandi ahantu kuri reception kugira ngo usohoke ugenda hanze unyura kuri reception nyine ugomba kunyura kuri reception n'ahandi wari kunyura wundi muryango wari uhari ashaka ahantu nanyura ngo anjyane biranga ahamamagara taxi tushaka ahantu njya biranga finally bigeze nka saa 10 urumva byatangiye saa joro narembye bigeze nka saa 10 urumva umuntu wari wamuhamagaye ati tubabarire uzi akavuga ati nta hantu mfite ho guca nabuze moto kabura moto birangira wa muntu tugezeho saa 11 arafungura banjyana kwa muganga banshiramo serumu ariko mbere ko nshiramo serumu muganga arambonye arambaza nari umuntu nyine ubasha kuvuga gake arambaza ngo iki kibazo mfite numvaga nyeneye kubwira umuntu utari umugabo wanjye utari mama wanjye utari abandi bantu namubuze nagiye kuri telefone yanjye nandikamo ngo abantu bafasha abantu mu buryo bw'abantu bagize depression babaganiriza babita gutabo baganga nanditse muri telefone yanjye ngo mbashake impamagara telefone ni namubwira tutaziranye numve nduhutse ndamubura nahamagaye n'umuntu umushiti wanjye naza kureba iki kiganiro mama umushiti wanjye ariko mukiriya n'umushiti wanjye w'umukiriya witwa Dia sorry arumva ngo mubwire nawe ndamubura telefone ayo masaha abantu bose baba kuri telefone mukajye mukora amatelefone abantu banyu baba bakeneye bakababura urumva telefone ndayibura urumva nari nkeneye umuntu mbwira bikamvamo akamyumva akagira icyo ambwira ariko bikamvamo kunguma mu byari ikintu kibi cyane nagiye kwa muganga mbwira muganga umuganga w'umugabo nasanzemo nashimye Imana ko yari umugabo ko yari umugore sinzi ko byari gukunda ndamubwira umuganga aranyumva ngera kuri rwa rwego nyine no kuvuga bitakiri gushoboka ahita nshiramo serumu ahamagara umugabo wanjye namwese nimero umugabo wanjye araza kundeba ndamubwira kandi numvira umugabo wanjye ko narindebye cyane byose arabimuhisha umugabo wanjye nawe ntabwo ibyo bintu yabimenya ako kanya yaje kumenya ko nahise bimenya ako kanya ni kubabwira ukuntu depression y'imbi ishobora kukwica ugapfa bakaguhamba navuye kwa muganga meze nk'umuntu bigabanyitseho gakeya ndataha umugabo wanjye yarabizi neza ko nameze neza ntabwo ari bujye kumbaza ngo wa mugore we wageze hariya gute ngo uko twajyanye muri hoteli ugiye kuruhuka byaje kugenda gute ntabwo yari kubimbaza Dadu ntabwo ryamera gutya yararetse ndatuza naratashye turicarana n'umugabo wanjye ari nawe mpamvu ugiye kubabwira impamvu ngiye ndapfumuye amatwi bene data bakundwa rero muri kunkurikirana mu ndeba ntimukajajinga umuntu ko ntabwo behind hano inyuma ntabwo muba muhazi ntabwo muba muri kumwe nawe yarimo arasafaringa yarimo arasitaragoringa usibye Yesu wenyine niwe baba bari kumwe twicaranye n'umugabo wanjye arambwira ngo icyo gihe ndimo kugira ngo ngerageze nibuke ntababeshya navuga ibintu bitari byo icyo gihe twaricaranye arambaza ngo
ni ikihe kintu wumva wifuza mu buzima bwawe? Ikintu cyose wumva wifuza mu buzima bwawe ndagikora, ariko umere neza. Yari ibintu bitatu, mu buryo butatu. Hari ukuntu wifuza ikintu wahita ubona ako kanya, hari n'ikintu wumva wifuza ku buzima bwawe, hari n'ikintu wifuza wazagira ahazaza. Byari nk'ibintu biciyemo nka gatatu. Mu by'ukuri nta nubwo nari nzi ko nshobora gupfumura amatwi. Ni ibintu nakundaga. Hari ukuntu ukunda ikintu ariko gutyo ukagira ngo tuzabikora, ariko nyamara iyi kintu kikuri muragendana abanyarambwira turebane mu maso, turarebana, namureba nkarira, avuga ati turebane kugeza igihe amaso yawe abasha kundeba gutya, ko nani kukureba, ko namureba nkamera gutya, ubasha kumpangara nkakundeba mu maso, nibwo uri bumbwire icyo ushaka. Nabigerageza bikananira, noneho nzi ko bishobora. Ndamubwira Dadu, nyine y'umuntu, nuko namubwira nyine y'umuntu niyo yaba mbeshya, naramubwira niyo yaba mbeshya ko ari inshuti yanjye w'umukobwa cyangwa se w'umumama, ariko nkumva ko mfite umuntu wanjye. Njye ntabwo nkunda inshuti, ntabwo ndi umuntu ukunda inshuti nyinshi ngo ngire best friend, ufite best friend ngire nawe ufite best wapi, ntabwo rukomeza. Nashakaga umuntu ufite best friend ari we njyewe, ntajye nkagira we ari wewe, turi babiri, nta muntu uza hagati yacu. Ariko nababwiye ko natangiye mbabwira ko best friend wanjye twari dufitanye ibibazo, ariko nkamuvingaho nyine nkavuga okay whatever, nyine nuko Imana yabipanze, ntabwo ugomba kwihatira ku muntu utagushaka. Icyo gihe rero hari nyine murajya kuba kasi ibintu binyuzemo gute. Icyo gihe rero umugabo wanjye arambwira ati iyo wirebye ubona mu buzima bwawe ushaka iki, ubona ukwiye iki, ese ajya akunda kumva ngo nkunda gucya, nkunda gusa neza, nta kindi kintu wumva ushaka. Icyo gihe sorry gato, icyo gihe twari dufite imodoka imwe. Ushaka imodoka se ndikurambaza, ushaka imodoka se kareka, umva imodoka imwe iraduhagije, n'isi imodoka yo gukora ikintu ntazi gutwara, nkumva ntabwo ariko si ibintu ushaka. Ushaka kujya gutembera se Dubai, ushaka kugenda vuga nkumva nagenda, ariko nkeneye someone tujyana, kandi uwo muntu tujyana ngomba kuba mwizeye nawe anyizeye, nkumva nyine ntabwo ari gushira ku ntego yanjye. Nibwo yambwiye ati wigeze kumwe ukunda amaherena? Yego. Ese urabishaka? Ndabikwemerera, ndi wambara amaherena umugore wanjye. Ijambo ry'Imana rivuga ko abagore muri indabo mugomba kwitaka. Sizabwo n'impamvu watinze gufumura, nuko yambwiraga niwe wamerekeje nyine no gufumura. Ntabwo nshaka gusimbuka kugira ngo tugendane, bizaza muri part 2 byagenze. Buriya mugore wa uri kundeba hano, umugore n'ingize ngo umugore wanjye, naye umugore uri kundeba hano ucangaha, naye umukobwa uri kundeba ucangaha, niba uzi neza ko kuri wowe hari ikintu wumva wifuza gukora ku mubiri wawe cyangwa kuri wowe, umva mubwire ntugikore, uzarenda upfa cyo kurwaniramo utaragikora, kandi bizarangira upfuye nabi. Kora ikintu kikurimo kiri muri wowe, wumva neza, wumva umutwe utajegajega nacyo ugikora, kuko kubaho ni rimwe no gupfa ni rimwe. Kandi nupfa ntabwo tuzajya kuvuga ngo yo abantu bakuvuga neza wapfuye, ariko iyo uri muzima bakuvuga nabi. So kora ikintu kikurimo rero ubu nonaha, kandi kitakubangamira, sibyo? Abagore benshi babayeho kubera babereyeho abandi bo batibeshejeho. Donc mbere yo kuberaho abandi, tuberaho abana twabyaye, tuberaho abagabo bacu, nawe banza ubeho ko nturiho. Wikunde, ikintu cyose wumva ukeneye kikubereye, uburi bazi n'iyamba bigataka. Mbona abagore bambara amabaze, katuyicike mu Rwanda, mbanye gusa katuyicike mu turiko byatubera, bayicikamo ukareba ko nawe umeze nk'abandi.
kumva ngo ibintu ni bya kana kango ntibimbereye ngo oya kora ikintu cyose kikuri mu mutwe kandi cyatuma wumva wishimye. Nuko rero napfumuye, nuko natangiye kwambara uko nshaka, kwambara ibintu birebire n'ubu ndabyambara, ariko numvaga ntashobora kwambara akajipo kagufiya, ikabutura, ipantaro, nkumva hari ubundi rwegura rw'abo bantu, hari ibindi bintu nyine abo bantu ba nyirabyo. Mwirengagiza ko ngewe imyaka mfite narifashe nigira umuntu ufite imyaka 45 kandi mfite imyaka 25. Icyo gihe nifite 24. Nkaba mu buzima bw'umuntu ufite imyaka 45 kandi ngiye mfite 24. Ndi kumva ukuntu bimeze. Ubaho rero nabi, ntago enjoy ubukumi bwawe cyangwa ubusore bwawe. Bituma rero ntangira kwimenya mbifashijwemo n'umugabo wanjye, akagambira ati kora gutya, mbona ukunda ibintu gutyo. Abantu mufite ingo nziza gusa Imana ikomeze ingo nziza zanyu, ariko nta muntu udafite ingo nziza mujye musenga, kuko kubaho ufite urugo rubi birakatsindwa n'Imana birakagenda bizahera, kuko upfa nabi pe futishimye. So ukuntu byagenze rero depression ukuntu yagiye igabanyuka, natangiye gufunguka nkakora ikintu natinyaga. Uri kubyumva? Ukora ikintu watinyaga gukora nibwo wumva uri wowe wanyawe. Nkajya muri miwari nkireba, nkiganiriza, Naomie uyu munsi byagenze gutya, wababaye byagenze gutya, eske nawe wakoze amakosa cyangwa n'undi wakoze amakosa, kuki byagenze gutya, nkivugana nkiganiriza nkimenya hano wakosheje, kuki wakoze gutya, kuki byagenze gutya. Nuko byari bimeze. Nibwo rero natangiye kujya mfunguka, nkabwira umugabo wanjye nshaka kujya aha, tukajyana tugasohoka, narasohoka n'ahantu na hamwe, nkajya nsohoka kugenda bishira. Ariko ikintu nabivugiraga hano ntago nababwira urugendo rwose rwa depression ukuntu byose byagenze, kuko harimo ibintu byinshi, ntabwo ikiganiro cyazarangira, ariko ni urugero nashaka kubaha kugira ngo tugere kuri uyu munsi wa none. So ikintu cya mbere cyabayeho, cameraman nibiba birebire uzagira part 1 na part 2. Ikintu cya mbere cyabayeho, burangiye n'umugabo wanjye turi abantu tudatinya gufata risk. Donc ntabwo twebwe tumeze ngo urabona ngo situation turimo ntabwo tugomba gukora iki, turagikora ahubwo kuri iyo situation turimo. Ntabwo dutinya gufata risk. Gufata risk ikintu nabiboneyemo rero, uratinyuka ugafata risk, bizana imigisha, bikazana n'ibindi bintu watinyaga ukabikora. Iyo uvuze ngo ngewe ngo nk'urugero nk'ubu nabaha naratinye kongera kubyara, kuvuga cyagiye narabyaye barandoga ngira depression, akareka sinahongera kubyara singiye gupfa. Ariko maze kubyara umwana ndavuga ngo ahubwo ntasubiye byaba ari ibiki, kandi usubirayo udafite plan, usubirayo nta kintu ufite, ugasubirayo uvuga ati amafaranga ntayo mfite, ariko Imana yo mu ijuru ikagufasha. Rero ukuntu byagenze. Ubwo rero namaze kugenda niyakira umugabo abimfashamo. Ikintu cya mbere yambwiye ati kubera ngiye ukuntu meze nawe arabizi, iyo nshaka kuguma ahantu mpindura utuntu. Kugera hano twabaga harimo amarangi mabi, aranga turabizi duhindura amarangi y'inzu kugira ngo wumve ko wahinduye ikintu mu buzima bwawe, waranze duhindura amarangi. Nkajya mpindura mu rugo, numvaga ntashaka kuguma mu rugo, numva ikintu cyatuma umuntu ambwira ngo uba mu rugo iwanjye ntabyemera. Uri kumva? Mwihanganire muri kumva kuvuga ni ku baturanyi sinzi ibyo barimo. Urumva? Hakurikiyeho ko noneho Naomie, urumva maze imyaka myinshi nkora imisatsi, ubu ngubu ni umwaka wa 10, ariko imyaka myinshi nabayeho nkorera abantu, ntago nigeze nkorera abantu benshi icyarimwe ngo bahita bazira icyarimwe. Harimo ama-challenge y'abakiriya, guhura n'umuntu wamwubashye akagusuzugura, ugahura n'umuntu akakuvuga nabi, akagutuka, akaguteranya n'abantu, mbese ukumva buri gihe uhora wumva utameze neza. So ikintu cyabayeho rero ako kanya natangiye kwiyakira. Mama mfasha umwana wanjye afite namufashe
rwose ntabwo wigeze anandusha kubera ko ntabwo yariraga, ntabwo ari wa mwana urira, ni umwana mu bantu bose bafataga mu rugo, nsubira ku kazi vuba, bituma gusubira mu kazi vuba ntamenye ukuntu nabyaye n'ukuntu umwana yakuze, donc byihuse vuba. Ubu rero uyu munsi tuvugana kumbona hano ubu meze gutya, agira ngo mba history noneho ya kabiri igize zindi gatatu, ukuntu nagiye kubyara umwana wanjye wa kabiri. None yari depression, ya depression ya mbere yasize umugabo wanjye afashije birinda birangira nta best friend n'ubundi birangira nta best friend, ariko ngerageza gukira, ariko ntekereza ko itakize. Niko akundi wirengagiza ikintu ngati ntabwo nzahora mbabaza umugabo wanjye reka mbigende gutya, nyine ugasa nk'ubikawusha bitera umugongo, ntekereza ko itari yarashize. Gashigo rero ngo reka izanshigure, noneho depression itangira iragarukana. None mw'abantu mwe nimvuga depression mujye mwumva depression. Mama muhaze turamaze burango cyumgane mu Kinyarwanda ngaga kari kundi karambirika, buri ikintu kiri ku wundi kumva we nta kibazo, ntago ucyumva nyine ko kitakuri. Nuko bimeze. Noneho ukuntu byagenze, urumva nabazi kubona ko nta bantu mfite, abantu bose barabafana abafana ndabasohoje, abantu bose bagendikiraga barabafana, kandi abafana nabo ni beza, bagukundira mu gikari, bakagukundira ahantu kure badashaka kukubona ariko bakagukunda. Ibura no tumesaje okukubwira ngo congratulations ni mwonko, natwe tuba dukeneye twese ndatubona, Imana ibaha umugisha. Birangira rero menya ko abantu bayandikiraga umfata nka mushiki w'umugabo wawe, meze gutya na gutya, nta famille y'umugabo, nza kubona ko nyine barabafana bambonye bakankunda kuri YouTube, bakanyizeza ko bazakora ibintu nabo batazi batatekerejeho, ariko barabafana. Maze kubyemera rero, maze kubitekerezaho, maze no kubyumva, ntangira kwiga nyine kubana n'abafana. Umuntu akabyuka akakwandikira, Naomie mbese utese, numvishe ngo warabyaye rwose n'umwa Imana ishimwe n'ibyo. Naomie nzaza kuguhemba rwose Imana ishimwe naragukunze, yego ku mwana njye agize imyaka 2 no gukira igikomere cyo kuvuga ngo bazampemba. Mana yanjye kira gikomere kugira ngo nyikire mbyakire, byarangoye ntababeshye, ariko narakize. Icyo gikomere cyo guhemba cyo rwose narakize. Nimuzaje kumpemba pe, muze kunyandikira muri comment ngo nzaza kukureba ngo nguhembe. Oya, thank you so much, nariyakiri. Umwana wanjye rero iki gihe yaratangiye kugira umwaka, kugira ngo depression yongere igaruke, umwaka n'amezi 2. Umwana wanjye yaragize umwaka n'amezi 2, nibwo depression nanone yagarutse. Depression yaje terera. Ndi umuntu ukunda udushya, ndi umuntu ukunda kugenda, kandi kugenda ashaka amafaranga, ndapfa kugenda no kujya mu bihugu bitandukanye ngashaka amafaranga, nkamenya kintu ngenda umuntu ukora utuzi twose, nabo muri imisatsi gusa. Urumva nkashaka amafaranga ku buryo nyine mpora mfite ibintu bishya mu buzima bwanjye, ku buryo umuntu twari kumwe nagaruka kundeba bazasanga ari akantu kandi mfite. Urukumva nukomeze kugira ngo mbone umuntu rero umeze nkanjye biragoye. Umuntu ntaba ngira ngo ntaba umuntu umeze nkanjye, nukuri utagira best friend, waje twibera best friend. Nukuri kw'Imana ari abantu babaye nkanjye, sibyo rata, sindi kubavugira bamwe. Nigeze kubona umuntu kuri TikTok arandika, nukuri kw'Imana bira bintu byarambabaje, arandika ngo please ngo nitwa gutya mbaha naha meze uyo mukobwa, ngo please ndashaka best friend umeze gutya. I was like what? No yakoze ibintu biri mu mutwe wanjye, donc mfite depression. Urukumva nandika muri comment ndamubwira reka nkubwire shiri wanjye, nukuri ibintu bya best friend bireke, kuko bizakubabaza. Nsize narebe iki kiganiro zabibona ko niteye comment, bireke bivemo. Yaransubiza ngo reka ngerageze, mbitamenya ko hari abantu disi barwaye nabo bafite ikibazo nk'icyanjye, ariko Imana izabikora.
umwana wanjye afite umwaka n'amezi abiri yashize nibwo depression yatangiye kugaruka. Depression iza guterera. Urabona umuntu abyaye hari ukuntu atatiforme akabona azanye ibiheri ataragiraga, imisatsi gucika. Ngiye ntabwo imisatsi igicika imbere nonsa, ahubwo n'urugero ndi kubaha wenda akabyibuha bibi, mbese ukabona ntabwo akiri wa muntu wa kera. Nuko hanyuma birangiye icyo gihe ukuntu nari meze muri iyo minsi, nari umuntu utishimye, bitangira numva nishimye ariko bitandukanye ya mbere. Noneho depression yaje ntashaka kuvuga. Mbere nari umuntu uvuga nkagira amahane ntwite n'iki nkasakuza, noneho depression iza ntashaka kuvuga, ntashaka na kamera, bino bintu byose narabyanze. Nari ndavuga ariko nk'ubu ko na famille ngira nyinshi, famille yanjye ari ya kwa mama, nta muryango wo ku mugabo wanjye ngira, harya ubu ndabyara akana kamwe igende gute? Nese Naomie umutima ukahase, Naomie urabyara undi mwana n'ukuntu uri ukuntu wabaye, uri uko depression ariko se wabyara ntabwo mbivuyemo. Fata umwanzuro wo gutwita, nkashaka gutwita bikanga. Uko ngerageje gutwita bikanga, noneho depression irarema. Nkibaza noneho se byakinze ko nari gutwita. Njya kwa muganga ati wowe tegereza bizakunda biranga. Aho bikundiye sinabimenye ko natwise, nabimenye bura ntwite ko nwite mfite indame y'ukwezi cyangwa amezi abiri niba ntibeshye, ubwo nabimenye. Ntangira mbona ndi kwirabura, sinzi ari n'abantu bateraga comment, ako mujye gutera comment, mujye mubimenya situation umuntu arimo. Twandika comment umuntu akazenda apfata yibagiwe kwera ibintu wavuze utazi. Tujye barandika ngo Naomie yarirabuye, ngo sizi ikibazo yagize, ngo ngo kwira. Nanjye nakira nkabona nirabuye, siniki kibazo mfite, kumbi narazwize sinabimenya. No muri ko gutwita kwanjye ku mwana wanjye kabiri, najya numva ntabwo nshaka kuvuga, sinshaka kuvugana n'umuntu, sinshaka ku buryo warandakazana ngira ngo ahita nkubwira ngo mbabarira simvuga. Nuko navugaga kubera ko nangaga kuko numvaga nimvuga ndibukubite nk'umuntu, nayo ifite amahane yo gukubita umuntu nyine ku buryo nimvuga ndagukubita niba kimwe. Umugabo wanjye yavuga mbabarira sinshaka kuvuga, yego kakumye Yesu y'umugore yabaye ati ariko disi arabizi ukuntu ngenza ntwara. Depression rero irakomeza iraza, uhura n'ibintu byinshi bitandukanye nk'utu n'umwana. Uyu mwana yambereye imfura mu nda, uyu mwana nabyaye, uyu mwana nigeze atuma ndwara ibiheri, uyu mwana sinigeze ndwara, uri kumva sinigeze ngimba amaguru. Yesu yakoze ibitangaza ku buryo umwana nzamugurira. Ariko uyu mwana muri njyewe imbere nkumva ntabwo meze neza. Ntangira nyine mu kazi n'ibisanzwe, nkajya nkora ama-challenge menshi mu kazi araza ntibijye bibura. Abambeshyeye, abanutse, abanyitirira mu kazi, abambeshyeye, abakozi babi, mbese ibyo bintu byose biza ntwite. Noneho ndavuga bije ntangira kumva ko nyine ya depression ndayifite. Noneho ngiye bwa ngenda ndavuga Naomie ufite depression, ariko impamvu ukigifite ntabwo wigeze uyivuga, ntabwo umugabo warayizi gusa, ariko ntabwo wigeze uvuga ko wigira depression. Uvuga ngo ibintu byose wahuye nabyo biracyakurimo, niyo mpamvu utarabivuga. Niyo se ndavuga ibintu ndabibwira nti ngeraho nanumbwira Imana rero w'amana wemeye ko mbaho nta best friend ngira. Donc ni kwita best friend kuya mu byumve inshuti magara. Rero mba no kugira ngo n'ibintu niyo bimbana byinshi ngiye byikemurira kandi numve nishimye, ko ngewe nzira kubaho nishimye. Ntabwo kwishima ari uko umuntu afite amafaranga, oya, kwishima mu mutima, amahoro yo mu mutima. Niba ntishimye ntabwo nishimye, kandi ikintu cyo gutuma nishima, my best friend nari mfite dutandukana, ntabwo nari nishimye, n'ubu ntabwo nishimye, sibyo? Ntabwo nishimye ko twatandukanye, ariko n'umuntu nkunda, n'umumama nkunda,
nifuriza iterambere, nifuriza ibyiza, kandi rwose mana mora numva rwose kuri isaza agomba arame, mwifuriza kurama, kandi rwose n'ubu ndamukunda, ntago ari umuntu nanga, ntago ngiye nangana ngo ngira abantu abansoya, gusa ntago tukiri best friend, ariko ndamukunda nawe ndabizi ko atanyanga, nuko nyine byagenze, so ntago twahuje buri. So ikintu nshaka kuvuga ni ukuntu igihe cyose ugerageje gutera intambwe ijya mbere uhura n'ibintu byinshi bikubangamira, bigusubiza inyuma, ariko ukarwana, uba ugomba kurwana kugira ngo ugere ku iterambere ryawe, kandi ubuzima bari ubwawe. Nafashe risike yo gutwita n'umwana, nta plan dufite y'umwana, ariko nkamubwira ngo ndashaka kubyara, akumirwa umugabo wanjye, ndashaka kubyara, reka shonese uburi ready yo kubyara, yowe umugabo wanjye yumvaga nzabyara afite imyaka 10, undi mwana kabiri, ko abantu twavuze ni babiri. Arambwira ati ego akanya ushaka kubyara, ngani ndashaka kubyara, akumirwa. Okay, nanjye urugendo rwanjye rwo kubyara, rwo gutwita, nako ndatwita amezi 8 ageze, narindwi, none ya depression kuba nkajya numva sinshaka kamera abandi wacu barabizi, yarazaga nk'umwana imbabare yashaka kubona, ntago mbishaka, umva kamera wapi sinishaka, nkumva abantu ndabanze, nkumva sinzi ikibazo mufite, bakanshuka ngo ninkora akantu gatoya, ariko mwabonaga nkaza nkababeshya ngo meze neza, kandi ntameze neza, nkumva nyine mfite ikibazo, ariko biza kurangira nyine nibarutse mbyara umwana. Mwamubonye umwana wanjye wa kabiri, mwabonye n'ahantu mba, ariko ikintu ni kimwe muri no video, nshuti yanjye, nujya ubona umuntu yibereye, wamuretse umuntu akiberaho, ukabona umuntu ameze neza cyangwa se ifitiye uko abayeho, ukinjira mu buzima bwe, kuko hari ahantu yavuye hatumye ageraho, hari ibintu byatubabaje. Ntabwo mvuze depression nagize yo kuri umwana nk'uko ngomba kuyivuga, kubera ko ntabwo ndaba ready yo kubibabwira neza muri iki gice, nzakibabwira mu kindi gice, mbabwira ukuntu byagenze. N'ubu ngubu karimo ka depression, ariko ntabwo kari kenshi. Ariko ni mpamvu nyibabwiye, narici ndatekereza ni abagore benshi babyaye bagira depression, kandi usanga batabivuga, usanga nta n'umuntu wabibwira. Rero icyiza nuko umuntu aza akabivuga kugira ngo ko utari wenyine, ntabwo uri wenyine, ntabwo depression ari ukwirya, ntabwo depression ufite ari uko uri umukire cyangwa se uri kumva uri umutesi. Iyo depression ni ngombwa, ufite kuba wayigira birashoboka, kandi no kuyikuramo birashoboka ugakira. Ikintu cya mbere cyagikiza depression ni depression yuko nta muntu ufite ubwira, nta muntu wakumva, wumva atakumva. Ikindi ubona ubuzima bwawe bwahindutse, utakiri wenda mwiza nk'uko wari umeze ukiri umukobwa, wenda hari ibintu byinshi ushaka kugera utari kugeraho, wenda se ufite umugabo utakwitaho, utanagufasha umwana wabyaye, bikagutera depression. Hari ibintu byinshi mugomba kwiga, abagabo muri kutureba. Ntabwo ugomba kubyara, umugore wagomba kubyara ngo ujye umuhoro afashe umwana kuva mu gitondo kugera nimugoroba, bitera depression bwabyo. Ugomba kumufasha umwana nawe akaryama akaruhuka. Kandi abagore ukuntu tumeze twabyaye, ntabwo duha abana bacu undi muntu ngo abafate dusinzire, kireka mama wawe cyangwa umugabo wawe nubwo usinzira, kuko atari abo babiri uhita urwara, utubyuka ukagaruka mu kwicara ukamwifatira. So rero guys, ni igice cya mbere mbabwiye depression nagize. Umuntu ushaka part 2 aze kutubwira muri comment, tumuhe part 2 y'ukuntu ubu ngubu byagenze kuri bebe wacu, umwana witwa Ashley, ukuntu byagenze, hanyuma umubwire ukuntu byagenze. Inshuti, best friend, depression, umugabo mwiza. Iyo ufite inshuti imwe rimwe ukagira umugabo mwiza, ntabwo ugira depression. Ntabwo mvuze ko tudafite abavandimwe tuvukana, barahari, ariko nakubwiye ko abo bana batari bukeneye, kuko bafata dije nk'abavandimwe bawe. Hari ibintu batakumva,
sibyo kuko batarabinyuramo, kandi ukeneye umuntu wanyuze muri ibyo kugira ngo agufashe. So ikiganiro cy'uyu munsi rero reka tukirangiriza ahangaha, tubabwire ukuntu tubakunda kandi twishimiye kubana namwe, kandi tubashimira ko mukomeza gukora subscribe, kandi buri munsi iteka ryose nuko turabashimira. Mu bindi biganiro mujye mureba kino kiganiro mukirangize, kandi niba mushaka part 2 muyandike ngo turashaka part 2. So mwakoze kuza no kwitabira iki kiganiro. Imana ibahe umugisha. See you part 2 nimuba muyishaka, ariko uzi kutubwira. God bless you. Bye.